abakire benshi bari kujya kwibera mu cyaro. Aha, mwakagira imana. Ego, mbe mwana wa. Umva, hagarara. Yisiwamo. Dore imyenda yanjye. Uyu ni wa muntu wanyambuye imyenda ya, wanyambuye igikapu cyanjye none dore n'imyenda yanjye arayifite. Dorere, n'umusazi. Ahubwo se ma. Ayiwe. Ego man. Niko. Iwe. Ayiwe. Uyu si umukazana wanjye koko. Ngo wa mugore mwanshingiye. Urasiwe. Ayiwe. Yarasaze nyine. Ayiwe. Yarasaze. Ese wari ubizi ko yasaze? Namubonye ejo bundi nanjye. Baba we. Hanyuma umwana nyine yaramubuze. Ariko urandebera ibintu wakoze urabibona. Nakoze se biki? Urabibona. None se gihe umwana we ari cyo namutwaye? Oya. We yarasaze nyine byose kubera ko wamwirukanye. Oya. Ntago yemeze kura kuko namwirukanye. Yabaye kuriya kubera nyine byamubanye byinshi mu mutwe. Oya, n'ibyaha yari amaze igihe ankorera nyine byaramusanze byose. Nicyo cyabiteye. Ubu se yatajya Nicyo cyabiteye n'ukubera ko wamwirukanye. Mwana wa. Kubera iki? None se Imana ntabwo izaba. Natumye asara. Iyo atanciye inyuma se yari gusara. Ewe watumye asara. None se umwana watumye asara ujya kuzana indaya. Mama gerageza. Ushaka kuzigihangane na Beba. Mama yihangane pe. Yaragurihangana ni wewe wabikoze. None se nabikoze gute? Ariko kuko abagabo Ceceka. None se ariko sibure gatoya mama. Ubugiye ngomba kuzira ibyaha bye. Nacyungira we kumbe niwe wanyambaye igikapu yasaze. Nakubyemera dusubire inyuma tujya gukora iki? Kumureba se ngo bigende bite? Bitanga iki ko atari bunakumenya? Ko nagerageje no kumufasha ngo mujyane kwa muganga akirukanka kampu. Gomeze kuriya ntabwo binjibishije ubwo urarya ukaryama koko. None se narenza iki? Ntabwo byumvikana. Ariko se mama ibibazo mfite n'ibiki kubyo ugomba kundahuriya mu rugo. Nyabaze dusubire inyuma njye kumureba nishaka nzamujyane. Ikibazo mfite njyewe hari icyaha nakoze ku buryo ngomba kuragumura. Mama reka dukomeze tugende kuzana imyenda yawe. Tugende aho tujye mu cyaro tugende. Ntabwo nuje we.
nana mama ndeka fantuza yakoze inaha rero twe tuvuga ngo cheers banyamugise kano ngakuka ariko karasose ndanywa se nyabusiramano tamaganya se none akamanuka nahuye n'ibibazo bitanyoroheye ngenzi bitise kandi bwa mbere bakwibye mwene n'umunsi ubukane bigenze umva Kamariza se uramuzi Kamariza nyine umugore wahoze muri urugo uwa mbere uramuzi ntabwo muzi yamuzi umubiri ni ubusa nse ntabwo yari umukazana wanjye twari tuvuye mu cyaro tuba dukubitanye nawe uzi ko yabaye umusazi turashize yarasaze nyabusa we ateye agahinda Kamariza uwo mugore wabagamo hano hano se mama bazima business yarasaze ameze nabi yambaye ibishashi nariza amarira yanshizemo kubera agahinda tata we ngo waburitse no kuri mu gafanta ndakamwe nyene ntago nkabasha pe ndimo ndamira ibintu byose nkumva ntabwo bimanuka neza yewe none ukazana wanjye yambabaje wa muntu uyu mubiri twambaye dushaka tujye twitwara neza kuri iyi si ntabwo nzi ikintu cyamusajije mwe mubanye neza nta kibazo nawe mfitanye nawe uburyo bapfuye n'umugabo we ntabyo nzi njye nta kibazo mukazana wanjye yaranteye ariko namubonye numva agahinda karanyije aracyafite isura se ibaze nawe umusazi ukuntu aba ameze sagate se ubundi arasa n'ibitaka yambaye ibirere yambaye ibishashi yambaye we tata we mana we umva yambabaje cyane ndumva Kamariza mbabaje nubwo umwana sinzi iyo yagiye ubwo urumva nyine uko yagiye akajyana n'umwana wenda umwana se barajyanye none se ko ntawe ubahana hari icyo ubizeho yewe rero nabajije Bobo barambwira ngo mu bintu byatumye batandukana nuko ngo ari careless uzi icyo ari cyo umuntu utita ku bintu urangara ngo umwana aramucika kandi umwana ngo ntiyakambakaga ntiyabashaga kugenda nyine ubwo byumvikana ko yari umwana mutoya y'uruhinja ibyo byose nawe ubwoza umwuzukuru wawe niba uwo mukazana wawe mwarabavuganaga yego ubwo rero biradushobera nako biranshobera ndavuga nisesha ibyo umugore n'umugabo sinabyivangamo hanyuma se nyine ngo hanyuma bigenda biti ngo aramucika ariko nyine nirinze kubyinjiramo abantu babanye bafitanye utuntu twinshi none sibwo nicyo cyaba cyaramusajije ntabwo mbizi pe njye cyangwa yasazijwe nuko bamwirukanye njye ntabwo mbizi rega n'uwo muntu turi kuvuga nanjye simuzi mwumva kuri Bobo gusa njyewe ubundi ntabwo muzi biteye ubwoba ndakubwiye nese ubwo mwana azaboneka bigenze bite na nyina atari muzima ese wa mubyeyi we nanjye ko ntabizi none se nta kanunu wumva umugabo wawe anabivugaho
icyo numva nuko yavuze ngo uriya mwana asuwe ngo ntabwo ari uwe ngo guteze umugore ngo yamuciye inyuma nyine azana umwana utari uwe ye niyo mpamvu se yamwirukanye ewe simbizi uze kubaza umuhungu wawe mama simbizi pe ejo ntanavuga ugasanga bimpozeho ahubwo hari agakado nagushyire mu cyumba agenda ujye kureba gakado kameze gatese ni nyarukurebe nyarukurebe nye agashyize mu cyumba kahore nyarukara umukuri kuzanira abazimu n'abazimu nashyingure wabaye uretse kugenda koko nakererewe mfite inama saa 2 iminota 2 gusa 2 zanjye kumboye kakose okay ibiriyo nta kibazo ariko nyine kugenda nyine kugira ngo ntakererwa iminsi yanamira ba saa 2 ako nizere ko iminsi uri bitaye kare tugasangira urumva nkumbuye cyane na bebe kandi abagukeneye okay hano mba mfite ibungu njyenyine bisaba kugira ngo uze turi kumwe ahubwo se uyu munsi waza kugusohokana tukajya tugasangira wow akishimo sure okay noneho ngiye kujya mu nama nimva iyo mfite n'indi nama n'undi mugabo umwe and then nimavayo ndo wawe wese sibyo nanye nagukunda yo nibagiwe ntuzi ko naki yakoze musi mwiza wibagiwe iki se okay ukamushyizemo ibimenyetso ngo hatagira undi ntwara umuna nawe kuntwara biganda ngaho baye Imana ikuherekeze kurinde kaskeza namwe mugumane bye bye chérie caramel je t'aime aussi bye kuki mwana namupimishije DNA koko hari ibintu umuntu akora rwose akicuza nakabaye naramupimishije nkaba ndishuye 100%. Ariko nanone Giselle ntago yambeshye kuko niwe ari inshuti yiwe yaramuzi amabanga ye yose kandi Giselle nta mpamvu afite yo kumbeshya kuko yambere umuntu mwiza kugeza iki gihe. Mana we ibi ni biki nakoze koko apo ibyabaye byarabaye nta kundi nta kindi nabihinduraho rwose. kugira mu kuko umamagaye ntarigendera urajya mu kwambaye iyo kanzu isatuye kugera ku bintu ndajya misha haguruka ndebe ukuntu iyo kanzu imeze ntabwo ipasuye cyane nuko iyo umuntu yicaye igira ariko nzamita neka isakoshi ubundi hahire rimwe Sezero uzajya wambara neza sishubuno ntabwo nambaye ivugisha ukuri ibintu byo gufata nyine reba uretse pasura yonyine iriho ahandi hose ndikwije
rega nanjye nkunda kwikwiza. ndavuze ngo iyo kanzu ntago uri bijyane mu bukwe byumvikanye. Nta kibazo. Hanyuma nshaka nyine tuvugane ko hari ibindi gutegura ushaka kugira ngo byose mbishyire ku murongo. Hari ibyo kwari kwavuga byerekeye no kuba washaka icyo gukora. Ngo ari watekereje iki wabonye iki? Ko neza kimisi nago yarashize. Alimentation. Ngo wakoze devona byahora nangara. Miliyoni 5 cyangwa 4,500. Nde mu rusiko bigufasha wabajije ndera. Oya nakoze research yanjye nyine ariko urumva nkuko twaje tu delivering ibintu. Miracle ndagukubita. Nabazemo nyine n'umuntu waje bijyana byose ndavuga ati hariho nayo kutangira tumuhemba. Byagara nka miliyoni 5. Ariko nyine biriya bintu bisaba gushaka umuntu bimenyereye. Of course twashaka abakozi babimenyereye. Okay. Nonjira byumva ari sawa. Ni byiza cyane. Gusa urabona ko Miracle ari gukura. Ejo bundi cyangwa mu gihe kizaza azajya ku ishuri. Miracle akeneye ibintu byinshi cyane, akeneye kwiga mu kigo cyiza kugira ngo azazamuke neza, akeneye assurance yo kugira ngo nyine azabashe kwivuza. So ndikumva ibyo ariko atwiretseho gato. Baze ntunganye iby'umwana noneho kugira ngo azajye ku ishuri ryiza. Ariko nawe nyuma yuko maze gukora ibya Miracle nzahita nkora ibyawe. Sisi kamubwire sibyo. Uriya mwana ndamukundura bizi. Ariko nekeza yuko ndamutse ngiye mu kazi ayo mafaranga yamenye nkajya mu kazi. Ibyo ngibyo twazaba tubikora. Yakuze cyangwa icyo gihe cyageze. Kuko turi kwinjiza ntabwo turi gukora tutinjiza. Sinzi ukuntu bitekereza pe. Kandi nkubwiye umwanzuro wanjye ni ukuvuga ngo ubu ngubu mu mutwe yamaze gusetingamo ko ngomba kubanza nkakira iby'umwana ku murongo après nkazakora ibyawe. Bivuze ngo ihangane nzakubwira ikindi gihe nashaka kugira ngo mbane ndebe ukuntu nyine umuntu akubwiye gukora wabikora uko washakisha icyo uzakora. Wari kunestinga. Ntabwo icyo bivuze. Asesista. Uzi kubikubwira ariko banje kubimbaza. Watumye njya gushyushya umutwe wanjye mu research ibiki byose uri kunyina. Wow. Good job. Thank you. Thank you too. Gusurambabaje. Ubwo surakajwe n'iki? Ndakajwe n'iki ariko Zera uziko nahita mbivamo. Fine, ntacyo utambwiye. Miracle bla bla bla. Yes, Miracle. Miracle buri gihe imbere. Why not se njyewe utankira imbere? Zera ntabwo rakwishyura ukiga. Niba nkunguye ngo umwana ngomba kumushakira kumutegura ukuraza kwiga neza. Okay, ndebyumva ibyo. Ayo mafaranga ugiye se kumufata ukayamushiraho. Cyangwa ugiye kubukipinza ahantu ngo kugira ngo umuyiteho. Ntabwo nabanyafite ndi kuyakoresha. None se nkagenda kubitekerezo cyangwa ugendera kubyanya. Nibagiye sorry. Okay, niba ari ibyo ngibyo noneho ishaka icyo uzakora. Sorry nibagiye nibagiye yuko ngendera ku bitekerezo byanjye ngenda umwana ngomba gukora ibyo mbwiye nkumva ibyo nyine ibyo ushaka ko warazamuka nkahita mbivamo. Sawa nta kibazo ndagomba. Erega uriya mwana namaze umuhungu wawe nanjye mbere ya auntie nkomeze mese mu mesere. Wow. Rega ngomba kubona Miracle yishimye. Ngomba kubona Miracle yiga ahantu heza. Ngomba kubona Miracle yambaye neza. Kandi binatewe nuko bitwara nyine bizatera. Ahubwo se mbwira yabashe kunywa mu gitondo. You should always remember this. Ntago Miracle ari umwana wacu nako nubwo ari amaraso yacu sisi. Kurgiza uziko rega ngiye nihangana ibintu byinshi. Nawe uri umuntu. Uri sister wanje. N'umwana wanje. Ako nta maraso yawe arimo. Nukubyiyitirira. Kuba umubyeyi ntago ari ukujya kugisenshi cyanjye. Ubusoro ko wirirwa hanga uri ukanywa ukora buri kimwe we narakubyaye. Singa ndi umubyeyi wawe se. Umubyeyi ntago arwashyize kwibere gusa. Okay. Ikindi sinongeye kuvuga ngo nawe uvuge. Hano ndi wanje. Nakoze. Abandi bana mungana ntago ibyo se bakora. Ko bafite babakuru babo se nyine babahereza amafaranga bakavuga mugende mukore ariko ngiye mukuru wanje akaba ayereza umwana yadapse haryo babyita ku adapta ko duputa niba gutyo buri gihe umuhereza umurundaho ibintu byose umurundaho cyane
ngiye nyine abandi n'abafite bakuru babitaho babareberera kuri iyi nshuro ntujye no mu bukwe mise nk'ubuze it's fine ntujye mu bukwe ntaho njya nta kibazo ngiye gukuramo ikanzu ndyamye nako njye mu gikoni ntekere miracle wawe ari iki bose urumva bikaze uyu mwana rero uyu mwana azatuma agenda ziradushwana ariko ubundi reka nkubaze unsubize ubundi uri mugabo ki wo kuryama ugasinzira umuryango wawe uri hanze wandagaye utazi n'iyo uridi wowe ukamera nk'ifi yoga mu nyanja nta kibazo ufite umuryango wandagaye ni uwo wese mama umugore n'umwana nta mugore mfite nta mwana mfite wanjye kandi umugore uriya watorongeye afite ibyamutorongeje bimurimo agendana nabyo byabimuteye urahanagura n'umugore wanjye pratiquement umugore wanjye ari hano mama wanjye ari hano umuryango wanjye uri hano nta muntu wanjye uri hanze nta n'isoni ariko ubundi reka nkubaze uyu mugore uvuga ngo ni umugore wawe mwamenyaniye he byaje bite mwahuye mute bimeze bite urashoboye wa mukobwa bibaze kuza mu rugo mukayakiriza amarite none wagira ngo nguhe iki akacuza kave amarura urubite reka urugo rwanjye ntabwo ruvamo ibyo bintu uyobeye ko nonsa mbese niwo binywa cyangwa abashyitsi nibo babinywa reka buriya ushobora kubibaha nawe ukagira umururumba washimira ubwo rero umva mana ishobora byose imana yampaye umugisha pe ndashimira imana umugabo umwana byose reka ta uwo mugabo se batemwa site njye kwerere ese si we wanze kuntahira ubukwe ngo agiye Dubai Ezi zankora sirenga bizankora gusa nari ngukumbuye mana mbamwe noneho ukuntu ujya wigira gutyo ukigira none se iyo cyo ni iki uvuze uvuze ra uragaze ugahamagara ko MTN ibihe byiza umva se nyerekaze ko nacyaza akasinze wala kugira ngo abonye Yezu uya umugabo wanjye akunda ibintu se kujya mana sinzi ubu no kuzongera kukubona wadaje oya none sinyine bura buzima twara buri simbutse ubu nakira izindi nshingano gukorera mucakira bamuri imihanda n'ibyo uvuga kuri kugize ntabwo ujya uhinduka none se yankora iki wavuye imihanda y'insize nanjye mucakira imihanda se nawe iwacu ni mu mihanda reka nkubwira abana b'ubu batandukanye n'ubuzima twari tubayemo kera ahubwo ngewe natunguwe ukuntu wisanisha n'ubuzima bwa kera n'ubw'ubu none se nkora iki ndiyo nkumi nta mugabo ngera nta mwana none se nkora iki ese ugomba kwijyanisha ku buzima none se ncecure kandi ndi umukobwa bati kandi nshaka umugabo ayiwe mwana we urumva nyine ngomba kwisanisha n'utwana duto none se oya ariko nanone hari igihe aba ariyo mahirwe yawe ncecure nigira umukecuru nyine ngane n'imyaka uzi dufite nk'ibikona unabona ufite umwana afite urugo njyewe nde muntu uzajya gushaka umukecuru oya uzamubonere ga ntari none abo bagabo bumbwira reba ukuntu usa hello eze neza kugarutse kugarutse akantu nibagiwe naho neza nawe sheri Zera mushiti wanjye twiganye tukiri abana mushiti wanjye cyane okay meze neza se mutwara okay kiri hari akantu nibagiwe ko ku kazi ariko ntabwo ntinda nje ugafata mitero nasubire wakabuhereza no it's okay komeza muganire nta kibazo nabona impamvu watuje da how are you kumba ufite ibigutujishe oya nta birenze reka nyine ngo mukubaze we mukubiye abandi mukuru abagabo nk'abari ni no umuntu muhura nyine mukamenyana mukaganira ufite amafaranga uri hambo ugukunda mwiza ko
urakabonye n'akarufunguzo hanyuma nshobora gutinda gutaha sibyo I know ariko musabye imbabazi sibyo ndibuze gutinda ariko sindi bukabye sibyo hari abajama b'inshuti zanjye turi byo gusangira ariko ntabwo ndi bukabye gucererwa sibyo umbwiye kwitwa Giselle gerageza kumenyana nawe sawa mugire ibihe byiza nyine Giselle ari tumaze kuganira bakaragiye gufata akamoto ntabwo bamugeza ku muhanda nyine kamarifte sure muracyari kuganira se oya ngiye kugenda okay nakibazo yeah it's okay nakibazo namugeza imbere nakajikanye ndakajyanye nta kibazo sheri karame ndagukunda nayo ndagukunda Giselle bye sheri ntabwo ari wowe mbaza si wowe mbaza mama ibyo aho twahuriye nta gaciro bifite si ngombwa sibyo icy'ingenzi ni uko arankunda namukunda amahoro ari ikintu nshakira nk'umwana wawe se aragukunda uramukunda kana amahoro ese cyane n'umutuzo ubwo ufite amahoro n'umutuzo pe ese urumva hari bombo riri hano uretse ko rero warakaye wenda kubera ko ushobora kuba utararya kandi nabwo mu kanya bagiye kubikurikirana babishyire ku murongo ariko nta kindi kibazo gira aryari se ukuvuga ngo naje hano nje kurya oya ariko nawe mama ntugajye ukomeza ibintu bidakomeye nje kurya nibyo byanzanye hano Oya, mbese nazanywe no kurya kubera ko mu Rwanda iwanjye ntari mfite icyo kurya ariko umva sama aka kanya dufite ko twari inshuti waruzi n'ikindi njye ndabona ibyo birandenze ndabona icyangombwa ko ngomba gusubira iwanjye nkicara nubwo ntatuje ntatuza ariko nundi kuba ndi hano nta kamaro bimariye kubera iki se mva reka niyanure arasuri seriyema akase wowe urambaza iki ku kintu kireba gusa ngakunywe nkumva we peti ndashaka byose nkeneye mufite amata y'umwana mama umwana wanjye arimo ararira mucuruza pampa avuze ngo iki nkaho urandeba
yego ko Mana yagasani umva ko wahereye kera uncika mbese nibura bicikara umva none ibyo ngiye gukorera n'Imana niyo yamanuka ntiyagutabara ndaje nze mbiguhe ujye uhondobera aho wicaye n'igihe nahereye we ariko Imana ibimfashe mu gihe wondobera reka ngende urugo rw'ababiri bashyize hamwe ni nk'ijuru rito ryifuzwa na buri wese uko aba ari umugisha uboneka hake babiri abo bameze nka Adamu na Eva utadigi